amagambo ashiranye muramisha umutima iyo umutima ucecetse muramisha umutuzo kuko byose mu byo waremesheje amaboko yawe bigaragaza yuko nta n'ubu ugikora kuko byose mu byo waremesheje amaboko yawe bigaragaza yuko nta n'ubu ugikora urukundo rwawe muri njye rurandenga umwuka wawe wanjye bigahura umuco w'ibyishimo byawe niwo nshaka kuba je kumva impumuro yawe no guheruka umuco w'ibyishimo byawe niwo nshaka kuba je kumva impumuro yawe no guheruka je kumva impumuro yawe no guheruka je kumva impumuro yawe no guheruka umuco w'ibyishimo byawe niwo nshaka kuba je kumva impumuro yawe no guheruka lelele iyo ataba Uwiteka wahagaze mu cyimbo cyanjye amazi y'umwuzure yari kumira uri iyo ataba Uhoraho byiringiro n'agakiza umunwa w'ikuzimu wari kumira uri iyo ataba Uwiteka wahagaze mu cyimbo cyanjye amazi y'umwuzure yari kumira uri iyo ataba Uhoraho byiringiro n'agakiza umunwa w'ikuzimu wari kumira gutabarwa kwanjye kuri mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi niwe gakiza kanjye gutabarwa kwanjye kuri mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi niwe gakiza kanjye iyo ataba Uwiteka wahagaze mu cyimbo cyanjye amazi y'umwuzure yari gutembana ubugingo bwanjye iyo ataba Uwiteka byiringiro n'agakiza amazi y'umwuzure yari gutembana ubugingo bwanjye gutabarwa kwanjye kuri mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi niwe gakiza kanjye 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 oh niwe gakiza kanjye
yanjye sinifuza gutaha uko naje ungirira ubuntu sakazaho urukundo muri wowe nzi ko ariho nzaruhukira iteka imiruho y'isi n'imisozi nkurira mana yanjye sinifuza gutaha uko naje ungirira ubuntu sakazaho urukundo muri wowe nzi ko ariho nzaruhukira iteka imiruho y'isi imisozi nkurira hari impamvu ituma muri imbere yawe ndamya ndirimba zaburisha wakoze umurimo wambereye incungu ubwo nari uwo kuzapfa umpindura umwana wawe ndaje shima ndaje mu bwiza bwawe ndaje ungirire neza ndaje numvira rya jwi ryawe ryongorera ndaje neza ugutumire nyaho renzu shaka ndaje mu bwiza bwawe ndaje ungirire neza ndaje rya jwi ryawe ryongorera ndaje neza ugutumire ngaho renzu shaka ngaho renzu shaka ngaho renzu shaka hallelujah oh, oh. ishyamba ry'ikibira ya mvura y'itumba izuba ritwika bwa butayu butagira amazi warandinze ntibyanyica nari ngeze habi nurira imisozi manuka amataba ya nzara n'inyota none ndaruhutse ngize amahirwe ngeze ku iriba nabonaga bwije nazi ko buzacya babanzi bambona bakamurwa amenyo bakanyima amazi ngo inyota ishire none naruhutse ngize amahirwe ngeze ku iriba ngeze ku iriba ndatuje iryo riba n'umugwa neza ikiganza cyawe kijojoba ineza ukinkozeho mana mereko mpemuke ngeze ku iriba ndatuje nyir'iryo riba n'umugwa neza ikiganza cyawe kijojoba
ukinkozeho mana mere kumenduke ukinkozeho mana mere kumenduke ukinkozeho mana mere kumenduke kw'iriba ngeze kw'iriba 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 uyu niwo mwanya mbonye ngo nkubwire ibyanjye byose aka niko gahe mfite ko kukugana gerageza untege ugutwi umvirize ishimwe ryanjye umutima wanjye urasendeye ishimwe ryawe byanibuka igihe kimwe wasanze mbabariye mu isi mbona ko atari byiza ko mpfa waranabaye wambwiye amagambo menshi cyane ibyo nibuka byarandenze jyewe hari ikivume urambwira yuko unkunda ubwo nzaba nkiri mu isi nzashinga ibuye ry'urwibutso jye nibuka ibihe byiza nagiranye nawe nasogongeye ineza yawe nsanga umutunzi w'imbabazi uganye wese avomye iwawe ubuntu gusa warakoze 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 Mana turagushimira Imana nziza turagushimiye ko waduhaye mwami kubaho turagushimiye ko muri wowe tunezerewe turagushimiye yuko mwami Yesu ukomeje kutubera Imana muri byose utubereye Imana urakoze Yesu ndagushimira yuko wowe wankunze wahinduye umubabaro wanjye ibitwenge mbayeho ngo name ngushika hejuru wowe ndagushimira yuko wowe wankunze
Nshuti mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, reka dusabire umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Njye Ndikuzo Emmy, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe muri worship cyangwa se turi mu mwanya wo kuramya, aho turi kumwe n'umuramyi Nelson Mucyo. Mwese muramuzi cyangwa se ashobora kugaruka nawe atubwira ati nitwa runaka. Hanyuma rero reka mbashimire mwese aho muri hirya no hino mwe mubasha gukurikira ibiganiro byacu. Imana ibamugisha kandi Imana ibagiriye neza. Turanezere kuri uyu mwanya. Ndashimira abantu bose twabanye mu gihe cyatambutse wakoze subscribe. Imana igumugisha, warakoze cyane. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo tugire byinshi by'umumaro tugarukaho kandi dusangira birumvikana. Hanyuma ndanezere kubw'uyu mwanya. Shimira abantu rero batanga comment mu biganiro tubagezaho, ariko nawe ukora like. Imana igumugisha. Hanyuma kenshi tubasaba inkunga ikomeye rero no gusharinga cyangwa se gusangiza abandi ibiganiro. Munyemere rero muri uyu mwanya tubanze twakire Nelson Mucyo adusuhuze, namara kudusuhuza hanyuma tuze kugira n'ibindi tuza kugarukaho mu mwanya utarambiranye turuze kumarana. Karibu Nelson. Karibu. Murakoze cyane. Wasanga dukurikiye ukanabibwira. Murakoze, nitwa Nelson Mucyo. Ndi umuramyi, ndi umuririmbyi, ndi umwanditsi w'indirimbo. Tugiriye umugisha rero ku bantu uyu munsi nanone ni iby'agaciro gakomeye. Hari benshi badukurikiye, ariko nubwo twariho tugenda twumva ibihangano bitandukanye byo kuramya Imana wakunze kugarukaho, ariko hari indirimbo dushobora kuba twese tuzi muri rusange, bisa naho hari indirimbo wamenyekanyeho ivuga ngo ndaje. Ndaje niyo namenyekanyeho, nubwo hashize igihe, ariko ni indirimbo navuga ko ari indirimbo y'Abanyarwanda cyangwa abantu benshi bazi. Indirimbo igenda ikoreshwa mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana mu materaniro atandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nzi ko iyo ndirimbo iri bubanezeze. Hanyuma Nelson, abantu bazi Nelson bashobora kuvuga bati se Nelson aracyari umusore, Nelson asigaye ari umugabo, Nelson yabaye umupapa, Nelson asigaye atuye he, Nelson ni he acuranga, byose babigaragara mu magambo make. Nelson ni umugabo, ni umupapa, mfite umugore, mfite n'umwana. Mu buzima bwa buri munsi ntuye muri Kigali, nkaba nayo nkorera no muri Kigali. Ntuye muri Kigali, nkorera muri Kigali, unshatse wambona igihe icyo ari cyo cyose. Hanyuma itorero ryanjye ni Restoration Church. Nsengera muri Restoration Church, ubundi guteranira ku Ruyenzi, muri Restoration Church yo ku Ruyenzi. Niyo adresse yanjye. Yes. Nelson, iyo bavuze umuramyi babashatse kuvuga iki? Umuramyi ni umuntu umugwaneza ushinzwe gutaka Imana no kwibwira uko iri. Umuramyi ni umuntu wacengewemo n'icyubahiro cy'Imana no kumenya, yacengewemo no kumenya uburyo yasubiza Imana icyubahiro cyayo, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga yuko twaremewe kuramya Imana no kwihimbaza Imana. Bivuga ko umuntu wese w'umuramyi ntago ari umuririmbyi gusa, nta nubwo kandi ari ntabwo ari umu entertainer, ntabwo ari wa mu worship leader bavuga, ahubwo umuramyi ni umuntu wese uwumva cyangwa wasobanukiwe, wacengewemo no kumenya yuko Imana ikwiriye icyubahiro, akubama akayigiha. Uwo ni umuramyi. Imana iguha umugisha. Hanyuma abadukurikiye muri uyu mwanya, usanga ni iki wababwira ku bijyanye cyane cyane no kuramya? Ubundi kuramya wowe nyir'ubwite bikumarira iki? Tubonye ko no gutaka Imana, ariko se wowe nyir'ubwite bikumarira iki umuntu ubikora?
mbere yo kuvuga ngo kuramya imana ni iki cyangwa kuramya imana bimaze iki, reka manze mvuge ko icya mbere umuririmbyi wese mwiza siwe muramyi mwiza, kandi umuramyi mwiza wese yaba umuririmbyi mwiza. Kubera iki? Kubera ko kuririmba wabyiga, wajya mu ishuri ukiga kuririmba, ukiga solfège, ukiga piano, ye ukaba waririmba ibintu bitandukanye. tuba dufite amasije menshi turirimba, dufite topic nyinshi cyane. Kuririmba rero wabyiga ukabishobora, ukaririmba ibintu bitandukanye, ariko kuramya imana ni ubuzima bw'umuntu. So niyo mpamvu umuramyi mwiza wese siwe, umuririmbyi mwiza wese siwe muramyi mwiza, kuko ijambo hari umuririmbyi warimbwiye ngo n'abaririmbira ubusa nabo bararirimba. So ni ukuvuga ngo umuririmbyi wese mwiza ufite ijwi ryiza, uzi guhogoza, uzi amanota yose, ntabwo ari we burya, siwe aba ari we muramyi mwiza. Ahubwo umuramyi mwiza wa wundi ufite umutima uramya imana, wa wundi wacengewemo na bya bindi nababwiye byo kumva ko imana ariyo ya mbere mu buzima bwe, akwiye kujyaho icyubahiro. Uwo niyo yaba atazi kuririmba, yajya kwiga kuririmba akaba umuririmbyi mwiza kandi akaba umuramyi mwiza. Bivuga ko kuramya imana no guhimbaza imana ni ubuzima bwacu, ariko kuririmba turabyiga. Bivuga iki rero? Hari umunsi umwe imana yigeze kuvuga ngo ndetse n'izo ndirimbo n'ayo masengesho yanyu bimeze nk'iki, nk'urusaku mu matwi yanjye. Bivuga ko imana yabaye pasiyone w'indirimbo, ariko nanone ntabwo imana ihendeshwa n'indirimbo. Bivuga ko niyo waba uzi kuririmba inshuro 100 utaramenya kubama no guca bugufi no kumenya ko imana ari kw'icyubahiro, nta kintu byagusavinga. Kwa kuramya kwawe kuhinduka ikindi kintu kitari ukuramya, guhinduka idolatry. Ni nko kubama, ni nko gupfukama imbere y'ibigirwamana. So icyo gihe kuramya kwawe ntabwo imana igufata. Neriso wavuze amagambo hanyuma warumbwiye yego mbere ko warumbaje umumaro wo kuramya. Kuramya ni iki? Umumaro wabyo ni wowe ubikora bikumarira iki? Yego. Ubundi kuramya imana no guhimbaza imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikintu kimwe kirabangutse, ikindi kibangutse. Kimwe kiri direct, ikindi kiri indirect. So kuhimbaza imana ni uburyo bwo gushimira imana, usanga nk'utanga ubuhamya uvuga ati nagiriwe neza, naje gushima Mana watugiriye neza, natwe turishimye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe uyu munsi turishimye. Tuje guhimbaza, ni ugushima imana, usa nkaho ukura ubwatsi uvuga ati hari umuntu wangiriye neza, naje kumushima. Ni uburyo bwo gutura igitambo, bwo gufata ituro, bwo gutanga ikintu cy'ikiguzi ku byo imana yaguhaye, nubwo kitaba ikiguzi, ariko ni uburyo bwo gushima imana, mu buryo bwo kwibwira ati warahabaye ejo, niyo mpamvu naje gushima. Uko ni uguhimbaza imana. Kuramya imana ni ukwegera imana, ni ukubana, ni ukuyisatira, ni ukuyisanga, ni uguca ibisika byagukingizaga guhura nayo, ukayibona, ukayibwira yuko uyibonye, ukayibwira ko mu gahe kashize wayumvaga ariko ubuje kuyibona. Ni ukubama imbere yayo, ni uguca bugufi imbere yayo, ni ukumanuka hasi, ni ukurambarara, ni ukugwa hasi, ni ukwibwira ati nciye bugufi, ndakubonye, nakumvaga no mu gahe gashize, nakumvaga no mu gahe gashize wamvanye mu mpanuka twari kumwe, ariko ubu ndakubonye. Uko ni ukuramya. Kuramya ni ukwegera intebe y'Imana, usa nkaho muvugana imbona nkubone, direct, ariko muri mood yo guca bugufi, yo kugwa hasi, yo kurambarara, yo kubama, yo gupfuka. Uko niko kuramya. Amen. Hanyuma bifitiwe umumaro umuramyi wowe ubwawe. Kuramya imana no guhimbaza imana kuri twebwe bitugirira neza, kuko iyo turamya imana no guhimbaza imana, ubugira neza bw'Imana buraza bukatugeraho. Iyo tugiye mu by'Imana, tugiye kwirana, tugiye no guhimbaza Imana, itubabarira ibyaha. Icya kabiri, Imana itugirira neza, ikaduha umugisha. Icya gatatu, Imana iba mu byacu, kuko tuba twabaye mu byayo. Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuza ahondi mwaba 2 cyangwa 3 nanjye nzaba mpari. So kuramya imana no guhimbaza imana mu bundi buryo ni ukubwira Imana ati vahuri zaho turi.
so umuntu wese akamaro ko kuramya Imana no guhimbaza Imana nuko Imana tubana nayo tukayibona. Imana iguha umugisha Nelson. Urakoze cyane. Tutagutidanye cyane. Nelson ni umuntu wagaragaye cyane muri industry ya music, cyane cyane muri praise and worship, nko muri worship leader kandi nko mu bucuranzi, nk'umwanditsi w'indirimbo zo kuramya Imana. Hanyuma iyo tuvuga nk'umwanditsi, kuki mu bantu bakunze kugaragara cyane ko bakora Nelson atarimo? Nelson ni umuntu utwara ibintu bye buhoro. Nelson ni umuntu udakunda hiti kandi ari ijambo benshi bakunda gukoresha hano hanze. Hari uburyo bubiri bwo gukora muzika. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kuyikora nk'umupassioniste, nk'umuntu ubikunda mu buryo bwa passion cyangwa passion. So ushobora kuba umupassioniste, ubundi passion ishobora kuza mu bintu bitandukanye, ariko iyo tuje muri talent mu buryo bubiri, ni ukuvuga either ibyo bintu ubikora nk'umuntu ubikunda cyangwa ukabikora nk'aho bigutunze. So ni uburyo bibiri. So ushobora kuba umupassioniste cyangwa ukabikora mu buryo buri professionnel, ukabikora nka career cyangwa carrière. So ubundi impano yakabaye gufasha umuntu ikakuvana ku rwego rumwe ikakugeza ku rundi rwego mu buryo bwose, mu buryo bwa fame, bwa kwa kumenyekana, kuba icyamamare, yewe no mu buryo bufatika kuko igihangano n'ubutunzi financial, mu buryo buri financier cyangwa buri financial. Ariko muri gospel njyewe ari ibintu bibiri najya nkunda kubangikiranya. Ikintu cya mbere, njye ngira umutima navuga ko sinjya nshobora kumanaginga ibintu byinshi mu buzima bwanjye, hahandi nshobora kumanaginga ubwami bwo kuramya Imana no guhimbaza Imana ngo mbikore nk'akazi, bifatiranye n'akazi. Bivuga ko njye nahisemo kwikorera muzika nka passion, nka passion. Hari abantu muhura bakakubwira ko wabiretse ukabasubiza ko atariho utegereje amaronko. Mbabwira ko ntabikora nk'uko babitekereza. Mbikora nk'umurimo w'Imana, nko kubikunda, nko nkaza mu rusengero nkaramya Imana, nkahimbaza Imana. Ibyo biranezeza kurenza kuvuga ati ndafata indirimbo ngende nyitwikishe ku maradiyo, ngende mu bitaramo, niba ntumira naka amafaranga. No, ibyo ngewe ntago ariko mbikora. Nubwo n'ababikora ntago nabarenganya, niwo murongo baba barafashe kandi ndabibubahira, ariko ngewe murongo wanjye ni passion. Hanyuma iyo wandikira abantu indirimbo haba harimo no gufasha ubwo? Yego, iyo nandika indirimbo, ubundi indirimbo nandika kuri standard yanjye, indirimbo nakabaye kuba nyitangira byibuze amadolari 300. Ibihumbi magana? No, amadolari 300. $300. Ubwo ni ibihumbi 300 hafi y'ibihumbi 300 by'u Rwanda cyangwa amadolari 300. Ariko njyewe ntabwo ngurisha indirimbo. Icyo nkora, hari amakarbone, hari ibintu ntegura cyangwa ibikoresho ntegura ndi kwandika indirimbo, time yanjye, nkajya kwiherera, nkakora amaretrete, nkunda kujya muri za EPR za Gisenyi hariya, muri Betani barabizi, nkunda kujya hariya, kandi n'abadukurikiye bajya hariya ku Kivu, ku Gisenyi ni heza cyane, barare muri EPR kabisa, ni heza cyane. Nkunda kujya mu maretrete yo gukora indirimbo. So rero iyo mfite umuntu wansabye ko twakorana mu buryo bwo kumuha indirimbo, hari ukuntu tureba gusa iyo ako kantu, niba nakita ni nka motivation. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndayigurisha indirimbo, so ku buryo bitagera muri ya mafaranga nakubwiye. Indirimbo imwe ntabwo ari ibintu birenze. So noneho kandi ikindi, mu gukora indirimbo mbabwire ko habamo aspect nyinshi. Hari abatanga indirimbo bagakora texto gusa, hari n'abakora texte na melody, noneho hari n'ibyo
n'ukora texte agakora melody agakora na arrangement yewe kugeza iyi indirimbo irangiriye kenshi irangiye kenshi rero nibyo ngiye nkunda gufasha abantu icyo gihe rero ntabwo habaho pri yo kuvuga ngo uranyishuraye ahubwo wa muntu bitewe nawe ukuntu ahagaze n'ukuntu ameze niwe uvuga ati ok kozi w'Imana reka kubera ko wateza ako gatike wagiye muri retraite reka muhe motivation nuko bigenda. Abaririmbyi ku giti cyabo n'amakorari bose urabafasha? Ndabafasha bose, nandika indirimbo z'abaririmbyi ku giti cyabo, of course, ariko nanone simbivuge gutya ngo abantu bagire ngo ni umuhanga cyane ku buryo nandika indirimbo z'amakora n'amanani. Kwandika indirimbo buri muntu wese aba afitemo akatushe kiwe, akanagomba gukora donc akantu azi, cyangwa karemarikisha ya mpano ye. So ngiye mu kwandika indirimbo nkunda gukora indirimbo nziza, nkora indirimbo zo kuramya Imana, guhimbaza Imana. Amen. Ariko bitavuze ko n'iz'amakonda ndazandika, ariko nabwiye ngo tushe yanjye cyane iba ku ndirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Ariko n'izindi ndirimbo ndazandika, mfite n'indirimbo nanditse amakorari menshi, hari amakorari muri ADPR, hari amakorari yo muri Methodiste, hari amakorari yo muri za Anglican, hari n'imvuga za Kibungo, za Nyagatare, n'Ingibyumba, n'injya Cyangugu ku Kibuye, barabizi. Hari amakorari menshi mfasha, ndetse n'abahanzi ku giti cyabo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. So ukuntu rero mbikora nkuko nabimbabwiye, haba hari indirimbo ziba zifite tushe cyane cyane izo kuramya Imana no guhimbaza Imana. So rero iyo mbikora, tuba abantu bose dukorana, haba hari ukuntu tuba twavuganye, bakambwira uko indirimbo bayishaka, kambwa ati indirimbo turayishaka. Yewe hari n'abampa text zabo, kambwa ati ntihaburemo aya magambo, nkagenda nkabikora, nkabakora nk'uko babishatse. Nanjye iyi ndirimbo yirangiye, tukabona igiye kuri radio, kuri televiziyo, dushima Imana, tukavuga ati dore cya gikorwa Imana yambashije gukora, ntaragikoze ngo ndi kuvuga ngo naretse ibyo nkora byose, ahubwo nagikoze ku bw'ubwami bw'Imana. Wow. Nelson, urakoze cyane, Imana iguha umugisha, kandi mwese abadukurikiye muri uyu mwanya urabyumva, Nelson yabaye ikitegerezo cya benshi. Hari abantu benshi mwagiye mufasha, cyane ko none uyu munsi wenda bagenda biyongera abakora uyu muziki, ariko kenshi mwarakoze, ntekereza ko muri mu bantu bafashije isi muri rusange. Ariko noneho Nelson, wowe mu baririmbyi cyane cyane bakora iyi style yo kuramya Imana no guhimbaza, ninde ukwespira? Ninde muhanzi ukwespira muri gospel? Abahanzi banyespira ni benshi, nkuko nabivuze ku muntu wese dukurikiye. Bien sûr, hari ukwespira. Reka wenda numvikanisha icyo ngiye kuvuga. Ndashaka kuvuga kuri kategori zitandukanye. Hari umuhanzi ugira melody nziza, ariko texte ntibe iri foro. Yes. Hari n'umuhanzi ugira texte iri foro, ariko ntagire melody nziza. Ni ukuvuga ngo hakaba n'umuhanzi ufite texte nziza, afite na melody nziza, ariko akaba atajya akoresha production nziza. Yes. So ukabona indirimbo ni nziza pe, ariko production yayo ntabwo iryoshye. So nge rero bagenda batandukanye. So bagenda batandukanye, ubwo ndagenda mvuga muri buri kategori, muri buri kategori. Ngiye mu banditsi bandika indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana, nemera umuhanzi witwa Michael W. Smith. Smith yandika amagambo magufi, ariko amagambo ya twese, buri wese yisangamo. Buri wese yisangamo, akora ahantu. ni ukuvuga ngo ashobora kuvuga ati nje imbere yawe Mana, dore naje uko ndi, ungirire neza ntumiteho. Yayishyira muri melody, ayo magambo itorero ryose ku isi hose
bakayisangamo. Nge abo bahanzi bagira uburyo bw'ubuhanga bashira mu magambo yabo, bigatuma umuntu yisanga uko uri kose, waba umukire, waba umukene, waba uri mu byago, waba uri mu bibazo, ukisanga ucengereye muri ya ndirimbo. Hari icyo hari uburyo yavuganiye umutima wawe. Uwo muntu aranyespira cyane. Hanyuma kuri spirit cyangwa ku bijyanye na esprit d'adoration na louange mass, kwa kundi mood, navuga mood, reka mvuge mood, ku bantu wenda badukurikiye tuvuge wenda mood yo kuramya Imana no guhimbaza Imana, nemera Don Moon. Hanyuma ku bantu kuri esprit yo kuorganiza musique, kuorganiza kwaranja, nemera witwa Lenny Leblanc. Hanyuma ubwo ninza mu rurimi twisangamo mu Kinyarwanda, burya Ikinyarwanda n'Ikirundi zino ndimi zacu ni presque zimwe. Rero barimo benshi cyane banyinspira, mfatiraho icyitegererezo, barimo benshi sinabavuga mbasoze. Reka mere kuri Apollinaire, ni icyitegererezo cyiza. Reka njye kuri Willy Uwizeye, ni icyitegererezo cyiza. Mvuge Dudu, ni icyitegererezo cyiza. David Nduwimana, ni icyitegererezo cyiza. Mvuge Fultran, ni icyitegererezo. Ubwo navuze mu Burundi, nze mu Rwanda, mvuge Israel Mbonyi, ni icyitegererezo cyiza. Mvuge Lick Buntu, ni icyitegererezo cyiza. Abo ba Patient Bizimana, Aime Uwimana, ni sawa. Ba Serge Iyamuremye, babahanzi bose ba hano mu Rwanda, navuga yuko as long as dukoresha indirimbo zanyu muri icyitegererezo cyiza. Ariko ku bijyanye na melody zicengeye, melody zifasha, usanga abantu basa nkaho zita ziba facile kwita zinjira. Israel Mbonyi aracyari kuza ku mwanya wa mbere, katumushimire. Ndetse n'abandi bantu bose bakora bafite iyo inspiration yose yo gukora gospel mu rwego rwo kugira ngo batange harmony nziza. So mwese muri cyitegererezo cyiza, why not kubashimira? Nje abo bose na ba role model banjye, mbareberaho byinshi. Sinibagiwe bakabera, sinibagiwe ba Gabi Kamanzi, Balin Gahongayire, abahanzi bose. Ibi nimbivuga nimugire ngo wenda ngo nuko ngo wenda ngo indirimbo zabo wenda cyangwa nuko ari abahanzi cyangwa baramye dufatikanyije. Yewe hari nabo ntajya numva n'indirimbo zabo. No, to be honest, harimo ntajya numva indirimbo zabo. Ariko kuba gusa ushaka gufata igihangano ukakigira icya gospel, ako gaciro karahambaye kurenza ibindi byose. Mbere yo kugira ngo wenda uha agaciro ibindi, hana agaciro ko at least bavuganiye Imana. Icyo gihangano gihetse ni vector ya message ya gospel, nicyo cyagituma mbakurisha. So nibyo. Urakoze cyane.